gahuza imiryango mu karere k'ibiyaga bigari. Ikaze mu kiganiro c'imbura imvano cyo kuri wa gatandatu itariki 11 z'ukwezi kw'indwi mu 2026. Uyu munsi tubasubiriramo ikiganiro cerekeye aba influenceurs bo mu Rwanda. Aba influencers canke aba influenceurs mu Rwanda bifashe gute? Muri iki gihugu uyu mwuga utunze abantu benshi, ariko nta mategeko ahari abagenga. Hari n'abamaze guhanwa bazira ibyo bacisha ku mbuga hwaniro zitandukanye. Abarenga 200 bamaze guhagarikwa bazira amajambo bashikiriza. Ibibazo kuri uwo mwuga haba mu Burundi canke mu Rwanda ntibitandukanye cyane. Ikiguma kigaruka gusumba ibindi naho aba influencers canke aba influenceurs batandukaniye n'abamesha makuru nuko baheza bagakora uwo mwuga. Harababidogera ko bahutaza ubuzima bwabo mu kubushira mu kaga hatitaweho itegeko na rimwe, ahubwo bashize imbere inyungu zabo bwite gusa. None mu by'ukuri aba bantu nabamenyesha makuru. Inyuma yo kumva uko ico kibazo cifashe mu Burundi, muri kino kiganiro turabaza ibibazo nk'ivyo nyene mu Rwanda. Aba influenceurs muri ico gihugu n'abakikoko, akazi kabo nyako na kahe batandukaniye he n'abamenyesha makuru? Turanaraba ingaruka nziza canke mbi muri ako kazi kabo bakora. Muri kumwe na Siriake Muhawenayo. BBC gahuza miryango kuri humuriza mu Burundi ni kuri FM 99.6. Muri kino kiganiro rero twatumiye umwe mu bakora uwo mwuga ku mbuga hwaniro, Uwimana Clotilde ku mbuga hwaniro yiyita Shakira. Ndamuramukije. Turabaramukije namwe mugira amahoro. Urakoze cyane Shakira. Turi kumwe kandi n'umunyamategeko Jean Paul Ibambe, akaba ari n'umuhinga mu byerekeye ubwisanzure bwo gushikiriza ivyiyumviro. Nawe nyene nkaba ndamuramukije. Murakoze cyane nanjye ndabasuhuje. Uwundi turi kumwe ku murongo ni Joseph Hakuzumuremyi, arongoye ikinyamakuru Umuryango, akamaze imyaka yaba 200 muri uwo mwuga wo kumenyesha amakuru. Nawe nyene nkaba ndamuhaye ikaze, nkaba ndanamuramukije. Murakoze cyane kandi nanjye ndagusuhuje. Ego, murakoze rero kuba mwitavye kino kiganiro. Reka rero duhere kwa Shakira. Shakira, ubwa mbere kubera kiga Shakira witwa Shakira kandi ahandi tubona ari Clotilde? Ngira ngo impamvu nitwa Shakira mbona bihita nagwa rivuze neza, ahubwo nuko iyo umuntu ageze mu itangazamakuru cyangwa se ageze kuri social media agomba kwishaka izina ryorohera abakunzi be cyangwa se abafana be. Urakoze, ngira ngo abantu bari bafite amatsiko kuri iryo zina barabitahuye, ariko bitavuze ko na Clotilde warihebye. Hoya, izina Uwimana Clotilde ni amazina niswe n'ababyeyi ari n'ayabakundanga muntu. Icyo gihe rero amazina turayahindura tukagira amazina byibura abafana biyumvamo, cyane ko ayo mazina abahuye n'ama YouTube channel yacu dukoresha. Reka rero mu gutangura Shakira ubanze utubwire, kuko mwumvise mu ntangamarara yuko tuvuga yuko mu by'ukuri uyu mwuga atamateye kugira, uyu mwuga atabantu bawuzi cyane, ni mushasha ariko abatunze. Bwira bariko baratwumviriza, umwuga wo kuba umu influencer n'umwuga umeze gute, bawukora gute, abantu bamanze bumve ivyo ari byo. Umwuga wo gukoresha imbuga nkoranyambaga ni umwuga mwiza utunga abantu benshi b'ingeri nyinshi. Ni umwuga mwiza iyo ukoze neza ugutungira umuryango kandi ukawukuramo icyo ushakamo igihe utangaza ibintu by'ukuri kandi bifitiye sosiyete akamaro. Ngira ngo ni umwuga mwiza urubyiruko rwitabiriye gukoresha cyane cyane, ariko ugirira akamaro ni igihe uba ufite ibyo utangaza uha sosiyete kugira ngo igukurikirane cyane. Muraheza mukawurangura gute? Uburyo rero uyu mwuga tuwukora harimo ingeri nyinshi. Hari kuba uvuga inkuru zigezweho zaje ku mihanda niko tubyita, cyangwa se wowe ukaba ufite content yawe yihariye ifite ikigamije, ifite icyo imariye sosiyete, nayo ukayikora ukayigeza ku bagukurikirana cyane. Nta gihe mushiramo ububeshi canke gushikuza? Hari aho wavuze ngo uyu mwuga wacu dukorera kuri murandasi ngo nago ugira amategeko. Hari koko abakoresha nabi imbuga nkoranyambaga, ugasanga imbuga nkoranyambaga zabo bazikoresheje nabi mu gusebya, mu kwangiza urubyiruko, cyane cyane abana batoya. Ariko mu Rwanda ntago ariko bimeze. Iyo wakoze inkuru zibeshya cyangwa se zisebya abandi,
mu Rwanda hari amategeko abagenga kandi arabahana yihanukiriye. Aho turaza kuhashikagira ngo turaza kubaza Maître Jean Paul. Wewe none Gashakira wiyumva nk'umumenyesha makuru? Abantu bakoresha social media baratandukanye, hari abakora itangazamakuru ryemewe koko bafite n'ibyangombwa ko ari abanyamakuru b'umwuga, hakabamo n'aba influencer rero ni hahandi twebwe tuvuga inkuru zishobora kuba zizanye imihanda tudabifitiye ibyangombwa ariko dukoresha social media zacu. Buri muntu wese n'impano nyine afite akayikoresha icyo yiyumvamo pe. Itangazamakuru ryemewe nta muntu bakumira, cyangwa se nawe ukora ubwo influencer utangaza inkuru zizanye cyangwa se izigezweho cyangwa se content yawe wishakiye, nawe ubuhawe ikaze kuri no murongo wa social media yo mu Rwanda. Urakoze cyane ka tuje kwa Joseph uro umaze imyaka myinshi mwitangazamakuru. Uyu mwuga waje ugusanga mwitangazamakuru, urumva yuko avuga ati mu by'ukuri turakora natwe tukakora inkuru zitandukanye. Mwebwe nkamenyesha amakuru uyu mwuga mushasha mubona gute? Musangiye akazi? Ntabwo mufata nk'umwuga, ahubwo mufata nk'uburyo bushya yaje kwinjira mu buryo bwo gutangaza amakuru cyangwa se uburyo abantu bagenda baganira, uburyo bagenda isi y'umudugudu. Ariko nanone ukagira uburyo bw'amahirwe kubabikoresha mu buryo mu buryo bwo gushaka ababakurikirana, kugira abantu benshi bagukurikirana, uko urebwa. Hari imbuga bishyura, YouTube bishyura, TikTok bishyura, Instagram na Facebook nabo barabitangiye, Twitter nayo yarabitangiye. Ntabwo nawe bara nk'umwuga, kuko umwuga ni ikintu kigira amategeko kigenga. Itangazamakuru rifite amategeko arigenga. N'ubu mu Rwanda mu minsi yashize ngira ngo bambaraza kutugeraho mu bigeraho mu by'amategeko. Hashize igihe dusa tuvugurura politiki y'itangazamakuru nabyo byazaga n'uburyo bw'aba-influencer. Ariko ndagaruka kwitera nimero zo kuvuga ngo umuntu n'umu-influencer, kugira ngo niho hari izingiro rya byose. Nanone aba-influencers na kera bahozeho, twagiye twisanga twambaye inkweto za Jordan, twagiye twisanga brand zikomeye ku isi nka za Nike, Adidas. Usanga abantu Ronaldo hari izo bambara, ba Messi hari izo bambara, aba bahanzi ba Shakira hari amakampani bafitanye n'amasezerano bamamariza, bakatwinfluensa mu myambarire, mu mibereho, mu mirire. N'abakoroni baza muri Afurika buriya bari aba-influencers. N'aya madini twashyize tureka ryangombe, amadini nayo navuga ko bari aba-influencers. Ahubwo rero muri iki gihe ikoranabuhanga rigiye, aho umwana uri mu rugo nawe ashobora kugira message igatambuka, ibitekerezo bye, indirimbo ye, uburyo akoramo nabyo bishobora kugera ku isi muri rusange, abantu bakabibona bari hirya no hino, kandi mu bikoresho bafite mu ntoki atari ngombwa kujya gutega amatwi kuri radiyo atashye cyangwa ngo ajye kureba televiziyo ku gikuta. Aho niho byaruhanyirije, kugira ngo bamwe no kubijyamo bitangira kubarushya. Ntabwo ndi bushinze kuvuga ngo Shakira ahindura amazina, hari ikosa yakoragamo, ariko harimo abahinduye amazina kugira ngo bitandukanye na message batangaho. Ugasanga ubuzima bwe busanzwe ntashaka ko busa neza n'uburi kuri social media, ntabwo ashaka ko bujya gusa neza n'ibyo atangaza nk'umuntu witwa umuntu. Agasa nk'uwihisha. Rero ko agasa nk'uwihisha ni uburyo bwo kubaho abantu bashobora kubyaza amahirwe yo gukira, ariko ntabwo turabifata nk'umwuga neza ngo bifatwe nk'umwuga. Ntabwo wajyana account yawe kuri banki ngo ukugurize, ntabwo iri certified mu bihugu byacu, ntabwo biraba umwuga ku buryo twabyita akazi. Ariko sofa ni uburyo bwo kubaho abantu bakuhuriyeho, kandi ugasanga bifite uburyo bwo kubabesha. Uko babikora nako, uko babikora mubibona gute? Hari ibice bibiri. Hari igice cy'abanyamakuru b'umwuga banitwararika kugira ngo yenda batagongana n'amategeko ajyanye n'umwuga urangiye, nta kindi yakora. Hari n'igice cy'abatanga ibitekerezo byabo, ugasanga amazina ye hakuzwe Umuremyi Joseph, Umuremyi Joseph, ndasanga ibambe ni ibambe, nta rindi zina yashyizeho, bagatanga ibitekerezo byabo. Harimo n'abagira amahirwe yo gucuruza kubera ababakurikirana. Ariko noneho hakaba n'igice nacyo cyihisha ku mpamvu zinyuranye. Hari icyihisha wa mugani nk'uyu muvandimwe avuga ati turashaka izina rihuye n'iryo abantu bakunda, ariko hari n'icyihisha ngo gikorereho amabi, nacyo kirahari. Uburyo bikoramo rero mbona ko ni ijambo ryahawe buri wese, ariko uburere n'uburezi n'imibereho bigiye bitandukanye. Bamwe bakazanaho kamere, hari aho bigenda biba bibi, abandi bakazanaho amabi yabo, abandi bakayobya, abandi bagatukana, bakabamo ibindi bigize. Ariko muri rusange ntabwo wavuga ko izi social media, izi mbuga abantu batangariza hari. Kandi igenda zatanga ijambo ku batarifite,
zatumye haba accountability, uburyo bwo gukorera mu bice ku bayobozi, kuko bazi ku isaha n'isaha umuntu yamubaza impamvu atageze ku kazi, yamubaza impamvu atamuhaye serivisi, yamubaza ikintu atishimiye. ubona rero ko bihindagurika ku muntu bigahinduka ku miterere ya sosiyete runaka, bigahindagurika kubera politiki iri mu gihugu cyangwa igihugu cyubakiyeho amahame n'imibereho yacu, uburyo abaturage bacyumva byumvikanaho. Bishobora guhindagurika bitewe n'akarere, bishobora guhindagurika bitewe na regiyo, ugasanga harimo ibibazo bishobora kugenda bizamo, ariko muri rusange igiterane cya rusange mbona ko ari igisubizo uburyo bw'imbuga nkoranyambaga byazanye. Ego, reka tuje kwa Jean Paul, umunyamategeko asanzwe anafasha rimwe kuburanira muri abo ba influencers mu gihe bagize ibibazo. Atubwire uko amategeko asanga bayahonyoye cyangwa uko abona basanga bakora akazi kabo, ugasanga rimwe bafite ikibazo cy'amategeko. Jean Paul, wenda reka mpere no kubyona umuntu yavuga ku byo bagenzi banjye Shakira na Joseph bavuze. Ego, icya mbere navuga ko gukoresha imbuga nkoranyambaga, kuba waba umu-influencer wagira gute, ni ibintu byemewe. Itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda riteganya ko ubwisanzure bw'itangazamakuru, ubwo kugaragaza ibitekerezo n'ubwo guhabwa amakuru bwemewe kandi bwubahirizwa na leta. Kuko rero ubwisanzure bwo kugaragaza ibitekerezo byemewe, kuba umuntu yakoresha imbuga nkoranyambaga akavuga ibyo atekereza, akagira abantu bamukurikira, agira ibyo abamenyesha ibyabaye aha n'aha, biremewe. Ndetse nta nubwo no mu Rwanda gusa, no ku rwego mpuzamahanga. Iyo urebye itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu, ingingo ya 19 nibyo ivuga, kandi ikavuga ko abantu bafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo uko babyumva, uko babitekereza, kandi bakoresheje imiyoboro yose ishoboka, yaba mu nyandiko, mu magambo. Ubwo rero aho haje n'ikoranabuhanga byo gukoresha imirongo cyangwa se imbuga nkoranyambaga, nabyo biremewe. Cyakoze ikibazo wenda cya mbere kirimo ni cyuko abantu benshi bakoresha wenda imbuga nkoranyambaga, simya bakoresha imbuga nkoranyambaga gusa, n'abanyamakuru noho b'umwuga. Mu kanya ndabigarukaho kuko mugenzi wacu Shakira yabigiye gusa nk'ubikomozaho. Ntabwo abantu benshi bazi ko uburenganzira cyangwa se ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo bifite ahantu bugarukira, kubera ko ni uburenganzira tuvuga ko butarunduye, ndetse n'amategeko mpuzamahanga yemera ko hari aho bugomba kugarukira. Noneho igihugu bitewe n'ibyo cyemera n'ibyo kitemera kikagira ibyo kivuga ati biremewe, wabivuga ibintu byemerewe, ubikoze waba ukoze ikosa cyangwa se waba ukoze icyaha. None tugiriye ko ubwo burenganzira bufite aho bugarukira, murabona yuko abo bantu baba influencers babikurikiza? Oya, umuntu abirebera mu byo abantu baba bavuga batangaza, ndetse ukanabirebera mu baba bakurikiranwa mu nkiko cyangwa se baba bahamagajwe bafite ibyo babazwa. Ubona ko hari igice kinini cy'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se batanga ibitekerezo no ku yindi mirongo, mu by'ukuri batazi neza aho uburenganzira bafite bwo kugaragaza ibitekerezo byabo bugarukira. Hakaba n'abandi ariko bashobora kuba babirengaho babizi, ariko bakabirengaho kubera impamvu runaka, wenda bashutswe, abandi bakurikiye wenda udufaranga dushobora kuboneka niyo bazanye ibintu bishobora kuba byashitura abantu, byashitura rubanda, bagashiduka bakurikiye wenda kugira ngo babone wenda bamukurikira benshi, agakoreramo ibyaha. Ariko ku rundi ruhande uko myirutsa koma n'ingasire, ugasanga nanone kubera ko urumva amategeko yarashyizeho umurongo, rimwe na rimwe ugasanga hari nanone n'abashinzwe wenda kubigenzura cyangwa se kubikurikirana wenda mu rwego rw'amategeko, rimwe na rimwe nabo barenga wenda umurongo w'ibyo waho bakagombye kuba barindira, bakinjira naho mu by'ukuri batakagombye kuba binjira, bajya kubuza abantu gutanga ibitekerezo cyangwa se kubabaza gutanga ibitekerezo. Ndashaka kuvuga ko hari n'igihe rimwe na rimwe wenda ku nzego zishinzwe ubutabera, ubugenzacyaha n'iki, hari igihe bashaka wenda kuba bavuga ngo ahangaha ariko warengere cyangwa se ibintu wabivuga ntiwabitangaza. Rimwe na rimwe bigatangira hari n'abakurikiranwe baba batanze ibitekerezo kuri izo mbuga,
ariko impamvu mvuga ko hari igihe nabwo wenda hashobora kuba hari ikibazo kijyanye n'ubumenyi bwo kutamenya neza itandukaniro ry'ahari ibyemewe n'ibitemewe. hari abakurikiranwa bagatangira gukurikiranwa ariko bikazarangira babaye nk'abere kuri bya bintu bari bakurikiranyweho. mu by'ukuri wenda inkiko zigaragaje ko nubwo bari baketsweho ko wenda barengereye bavuze ibitavugwa cyangwa ibitagomba kuvugwa, ariko inkiko zikagaragaza ko yari ibitekerezo byemewe kuba umuntu yatanga. ubwo aho hose hazira ikibazo cy'uko atamategeko ahari agenga abo bantu ku ruhande rwabo. ibyo ngibyo ushobora ku ruhande rumwe bishobora kuba ikibazo, ntabwo aricyo kibazo kinini cyane. ikibazo kinini cyane kiri ku bumenyi abantu bafite ku bijyanye no kumenya kwisanzura bigengesereye, bazi ngo ibi byemewe kuvugwa, ibi ntibyemewe kuvugwa, ibi nabivuga gutya, nabitangaza gutya, ibi cyangwa ibi sinemerewe kubitangaza gutya. icyo twakwita nk'ubukangurambaga kugira ngo abantu bamenye mu by'ukuri ese navuga iki, gute, byari hehe. ariko ku rundi ruhande hakaba noneho n'ubumenyi bw'abaturage twese muri rusange bwo kumenya gushungura, kugira ngo nitunabona ibyatangajwe cyangwa ibyo abantu bavuze ubwacu tubashe guhita twimenyera ko ibi si byo, ni ibihuha, ibi ngibi babihimbye, ibi ngibi birarengereye, nta n'ubwo umuntu wemerewe kuba yabireba cyangwa ngo anabikwirakwize, kuko ubwo nabwo ni uburyo abantu bashobora gukoresha mu kugira ngo bashyireho bo ubwabo bigenzurire ibintu biba birimo biravugwa bitangaza. naho ku bijyanye n'amategeko ngarutse specifically ku cyo wari ubajije, icya mbere hari icyo Shakira yakomojeho. mu by'ukuri nta tegeko ririho rishyiraho uko aba influencers bagomba gukora, ariko njye mbona bitari ikibazo kinini cyane, kubera ko izi mbuga nkoranyambaga abantu bakoresha, yaba iyo Twitter, X, yaba Instagram, yaba Facebook, yaba YouTube, yaba TikTok, zigira amategeko yo ubwayo. hari ibintu utashobora kwa-uploadinga cyangwa se wabishyira wabitangaza, bo ubwabo bakakwihanira. ku ruhande rumwe rero urumva ko hari amategeko abigenga, ku rundi ruhande ariko ibyo bintu bikaza byuzuzwa n'andi mategeko igihugu gifite. navuze itegeko nshinga, vuga uko biteganya ko habaho ubwo bwisanzure. ntabwo nakomeje wenda ngo nanababwire ko nyine itegeko nshinga ndavuga ko amategeko hajyaho amategeko avuga uko ubwo bwisanzure bugomba gukoreshwa, ariko dufite itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, bifite ibyo bishobora kuba byahana iyo ubikoze ukoresheje izo mbuga nkoranyambaga. ndabaha nk'urugero nk'ubu ngubu hari ibyaha byinshi tuvuge bijyanye no guteza imvururu muri rubanda. iyo uvuze ugatangaza ibintu bitari byo ariko ushobora guteza imvururu muri rubanda, ibyo birahanwa. hari n'amategeko ahari. dufite itegeko rikumira rikanahana ibyaha bikozwe hakoreshejwe mudasobwa cyangwa se urusobe rwa mudasobwa, icyo twita cyber crime. ayo mategeko afite ibyo ateganya bibujijwe cyangwa se by'ibyaha, barahari. ariko n'ahari Jean Paul, nk'ubu uri kurakurikirana imbuga hwaniro zo mu Rwanda, abo nyene twita aba influencers, wavuze ko bateza kuraba amajambo bakoresha. urashobora kubona nk'abantu nk'umwe ariko arabwira uwundi ati wewe uri interahamwe, umuntu azi iki interahamwe gisigura muri kahise k'u Rwanda, murumva n'amajambo aremereye, wavuze ko n'abagiye bateza kugira icyo bakuyemo. birafasha iki? umuntu akurikira interahamwe ushobora no kubifata nko kugutuka cyangwa se kugitangazaho amakuru y'ibihuha ashobora gutuma utakarizwa icyizere. ibyo bintu birahanwa tugiye mu ngingo ya 39 y'itegeko rihana rikanakumira ibyaha bikozwe hakoreshejwe mudasobwa cyangwa se cyber crime law. uwo muntu ashobora kuba yahanwa uramutse umureze. rimwe na rimwe ahubwo ikibazo ni uko wenda nk'iyo kuri izo mbuga nkoranyambaga n'umuntu agukoreye ibintu nk'ibyo ngibyo, aho kugira ngo wenda ujye kumurega cyangwa se ujye kuvuga ikibazo yaguteje, nawe umusubize ukamusubiza ibimeze nkabyo, bikamera nko guhangana cyangwa se nko kwihanira. nabyo bituruka ku kintu cyo kutamenya amategeko, ko kwihanira cyangwa se kwiha ubutabera bitemewe, bishobora kurangira mwese ahubwo muri abanyabyaha, ahubwo wa muntu ashobora no kugutura mu mutego waho ahubwo we ari uzakurega.
nibyo ntaho dufite itegeko rivuga ngo aba influencers ni aba bantu bameze gutya na gutya, umwuga wabo bawukora bigenze gutya na gutya, ariko kuba bimeze gutyo ntibivanaho ko hari amategeko agenga ibyo bo batangaje, kandi ayo mategeko arifashishwa. Ni nayo mpamvu dufite abakurikiranwa bari mu nkiko, dufite abakatiwe, dufite abakiri kuburana n'abafunze, hari n'abakurikiranwa badafunze. Ngarutse wenda kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo ese ubundi ni abanyamakuru, si abanyamakuru, mu by'ukuri ntabwo ari abanyamakuru, aba influencers ntabwo ari abanyamakuru, kubera ko itegeko rigenga umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda ryo mu 2013 ryo ribivuga neza, rikabisobanura, rikavuga icyitwa mu burenganzira bwo gukora umwuga w'itangazamakuru, bikavuga ko umunyamakuru ari uwahawe uburenganzira n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Aba bantu rero bo ntabwo bafatwa nk'abanyamakuru, nta nubwo bo bagengwa n'amahame agenga umwuga w'itangazamakuru, kuko abanyamakuru bafite code of ethics yabo cyangwa se amahame agenga umwuga w'itangazamakuru mu Kinyarwanda, ariko aba bo ntabwo bayafite, ariko bagengwa n'andi mategeko bigendeye ku cyo bo batangaza. BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93.8. Shakira ngiye kurumvise umunyamategeko yavuze neza yuko uburenganzira bwanyu bugarukira aho ubundi bw'abandi butangurira, ko muteza kumenya aho mugera. Uwo mwuga niko mukora koko? Dushyize muri rusange, buri muntu wese mu kazi akora aba agomba kugira n'indangagaciro, aba agomba kugira indangagaciro zimuranga kugira ngo anoze akazi ke. Nibyo koko hari abantu bisanga bo barenze inkombe, baryohewe na views cyangwa se baryohewe nuko bari mwihangana, bari guhangana na kanaka, uruhangana na kanaka, nyamara iyo ugeze muri gahunda yo guhangana n'undi muntu niho hahantu wisanga wakoreyemo ibyaha. Wa undi nawe yaryoherwa no kugusubiza ugasanga mwese mwabaye abafatanyacyaha. Tukiri ngaho nyene Shakira, ariko mwebwe muri aka kazi kanyu mukora, uko umuntu agusubija gutuka abandi naho tuba turiko turavuga ati uyu muntu avuze nabi, umuntu ibyavuze ntibibaho, niho wewe uburi kuraryoherwa ko amavyuza ariko arongerekana ko noneho ugira uronka amahera menshi. Naga ari bose, kubera ko buri muntu wese agira indangagaciro zimuranga. Njyewe ushobora kuntuka ngaceceka, cyangwa se wambwira nabi mwahitamo guceceka. Muri uko guceceka kwanjye nabona ukomeje kunyenderanya nkagana inzira y'ubutabera, kubera ko ntabwo nshoboye kuba nagusubiza ngo mutuke nanjye niyandagaze ku karubanda, cyane ko usanga nubwo turi kuri social media abantu bese twese ntabwo tuva mu miryango imwe, uburere ntabwo ari bumwe, n'indangagaciro ntabwo ari zimwe. Rero iyo byagenze gutyo umuntu ubona koko yarengere, kandi koko tujya tubibona ko umuntu yarengereye, hari aho umuntu ashobora kukuvuga akakuvugira umuryango, akakuvugira ubuzima utigeze unabamo, koko mu Rwanda birahari, ariko akenshi twizera ko amategeko yo mu Rwanda amuhamagara akamuha warning cyangwa se bakamuhana. Rero muri uku kuvuga kwacu dukoresha social media, abantu bamwe nta nubwo baramenya ingingo zibarengera, ngo wenda nabona umuntu amwatatse mu buryo butari bwiza, se bumwangiriza izina cyangwa se busebya umuryango we, ngo yitabaza amategeko, nawe akabifata nkaho agiye kwihorera, bikaba ngombwa ko usanga abantu bateranye amagambo, ugasanga nyine abenshi noneho bakabyuririraho bagategereza uriya arasubiza iki bikabinambara, kandi ntabwo biba bikwiriye nk'abantu bakuru bakoresha social media. Iyo ukoresha social media ufite intego y'icyo ushaka, nkeka ko atari byiza kuba wajya wakwijandika mu byangiza izina ryawe cyangwa se mu bigize icyaha. Ariko kandi ivyo biragoye kumenya yuko uwo muntu yabikoze abishaka, kuko mu bintu mukora baravuga yuko nuko gutukana mugenda mukavyumvikana ati ngiye kugutuka witegure nanje unsubize turabe ko twoduza uko badukurikirana. Nibyo ibyo uvuze, hari ababikora basubirikanya kugira ngo batwike, babyita gutwika. Okay. Ugasanga uriya yabyumvikanye n'undi, ariko hari ikintu dusaba igihe cyose ukora ibiteza imvururu muri sosiyete cyangwa se ibidahesheje Imana icyubahiro cyangwa se bitagendanye n'indangagaciro z'Abanyarwanda. Muri make dufite indangagaciro tugenderaho, hari byinshi rwose tubona tukabona birasabetse, ndetse n'ubuyobozi bwacu bukadufasha, bakabahamagara bakabashyira ku murongo. Ntabwo igisubizo mu Rwanda ari ugufunga, ahubwo babanza no kuganirizwa, burya nuko abantu benshi batabisobanura neza. Umuntu ugera kuri level yo kuba komeza umuntu ugera ku rwego rw'uko urwego rw'ubugenzacyaha rumuhamagara, akenshi aba yarahamagawe, yaraganirijwe,
usanga ari mu nsubiracyaha ahubwo yarananiwe guhinduka. Ni handi nkubwira ngo indangagaciro zimuranga nk'umuntu cyangwa se indangagaciro z'igihugu tuyemo aba yarazirenzeho koko yararenze ihaniro bikaba ngombwa ko amategeko amugonga akamuhana. Ariko bano bakina amaplanka dutukane dusubirizanye rimwe na rimwe nabo usanga bari mu bateza ikibazo, ugasanga abantu dukoresha social media baradufata nabi nyamara atari ko bimeze. Usanga abumwe agatukisha bose, ugasanga nyine bakinye planka yo gutukana kugira ngo babone views, kugira ngo abantu babamenye, cyangwa se akinye planka yo kwambara ubusa, kuvuga amagambo y'urukoza soni, cyangwa se akabyuka mu gitondo agatuka nk'umuntu runaka, agatuka nk'umuyobozi runaka w'ikigo runaka kugira ngo amenyekane. Biracyarimo ikibazo kinini cyane kumvikanisha ko umuntu ashobora gukoresha social media akazamuka gakeya akagera ahagera kandi atanga ibintu bizima. Ibyo rero uzabisanga mu bantu ubwabo usanga nta ndangagaciro bafite, cyangwa se ubisanga mu rubyiruko rushaka guhita amenyekana cyane, ugasanga yambaye ubusa, yigaragaje imyanya ye y'ibanga kugira ngo abantu bahite bamumenya. Wibuke ngo isi turimo iyobowe nk'ibintu bidasanzwe, gukora ikintu kidasanzwe abantu bagahita bakumenya wambaye ubusa, ndetse ukaza ukanakora n'ikiganiro ukaba proud yabyo. Akenshi usanga benshi abikoze kugira ngo isi mumenye cyangwa se abantu bamumenye, ariko ntago tekereza ko ubuzima bwe buri kuhangirika ndetse nabi. Ariko kuri ko yabivuga umenga n'ibintu mwebwe mu kazi musanzwe mukora mubona koko bibangamiye abantu, ariko igitangaje uko yabyihweza ivyo bya prank, ivyo byo gutwika birakomeye cyane ku buryo ivyo umunyamategeko avuga ati umuntu ashaka kwitwarira, ariko nta ushaka kwitwarira mu gihe mwabyumvikanye. Kuba twabyumvikana buriya akenshi ribu usibye abikurikirana kubera ko benda ibyo bakoze atari byiza muri sosiyete byangiza rubanda nyamwinshi, ariko na bano ba planka akenshi barahamagarwa bakabaza ibintu murimo nibyo cyangwa ntago ari byo. Rero akenshi barabahamagara bakabihaniza, bakababwira ko ibi bintu atari byo kandi koko tuba tubireba ko atari byo, atari byiza. Ariko uhita unareba ukavuga ati uburere bw'uyu muntu uvuga aya magambo, indangagaciro ze afite zishingiye kuki. Icyo gihe rero iyo babonye uwo muntu nawe akeneye kuganirizwa, nawe baramuganirizwa, ari umuntu uzahinduka cyane ko uzajya kubona uko na benshi bagarutse basaba imbabazi ku byo bari batangaje ndetse bakiyemerera n'icyaha. Akenshi bagirirwa ubuntu bakababarirwa cyangwa se bakababuza kongera, kuko ntago ari byiza koko social media zacu zikurikirwa n'abantu benshi, abana batoya cyane ko biracyari n'imbogamizi kumva ko umwana aza kuri social media kubera ibihakorerwa, n'agahinda gusa. Hari ikibazo umunyamategeko yavuze cyerekeye ubumenyi, ko mufise ubumenyi buke bugatuma muza gukoresha bwa burenganzira mufise bwo gushikiriza iciyumviro nabi, hamwe no kurondera amaronko cyane amahera murongo. Ubwo bumenyi mwe muvuga kwiki? Reka ngisobanure muri ubu buryo. Nibyo koko abantu benshi abakoresha social media abenshi ntabwo baciye mu ishuri, harimo n'abataraciye mu ishuri, arimo mu buryo bwo gushaka kwihangira umurimo. Reka mbivuge gutyo kuko social media ni akazi, ndabisubiramo mbivuge ngo ni akazi gatunze abantu kandi koko namwe mwese murabibona, sibyo? Rero uriya araba ari umwana wenda ufashe smartphone, nta bumenyi bwinshi afite, nta discipline afite yo mu rugo, we akumva ko igitekerezo cye cyaba cyiza cyaba kibi azakigeza kuri social media, atabanje kwita kuvuga ngo ese abantu bagiye kubireba ibi bintu barabyakira gute. Icyo kintu nagitekerezeho. Aho ngariho hazira ngo ubumenyi bw'umuntu ukoresha social media bumeze gute. We arabikora kubw'inyungu ze, ariko ntarengera inyungu z'imbaga nyamwinshi imukurikiye. Aha ngaha rero haracyari imbogamizi cyane ko tunasaba abazakora ubukangurambaga, abantu wenda nabyo binakunze bashyiraho amategeko agenga abantu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga, cyane ko wa mugani nubwo tuba twarisa amazina, hari babaza bakita amazina, bakita nka sungura nashyiraho n'ifoto ye, ariko ahubwo akapostinga ibintu bitahesheje Imana icyubahiro cyangwa se bitashimishije. Rero ubumenyi bwo ntabwo ari buri muntu wese ukoresha social media, haba ari mu Rwanda haba mu bindi bihugu, si buri muntu wese ukoresha social media ngo afite ubumenyi cyangwa se afite impano, ahubwo hari n'uzikoresha akeneye amafaranga, akeneye ubuzima, ari kwihangira umurimo. Muri uko guhanga umurimo rero, gushaka indonke nyinshi cyane, gushaka amafaranga vuba kandi yumva ngo hariho amafaranga, nashyiremo imibare avuga ati ndavuga iki, ndatangaza iki. Aho ngaho rero ntuzisanga yatangaje ibidatangazwa, yavuze ibitari byo, ugasanga inzego ziramukurikiranye.
urakoze cyane Joseph, ngira ngo wumvise Shakira, wumvise n'umunyamategeko Jean Paul. Hari amajambo abiri akoreshwa, gutwika na prank. Ibyo bintu urabona muri kino gihe kuri aba influencers babikoresha biriko birashika he, biriko birafasha iki cyari kubironona iki? Iyo ntambutse zo ku munara wabo wa internet cyangwa se wa telefone, nifata nk'ibunda ziteretse ku misozi, ariko abaturage akaba ari babicaga bica amabombe yabo. Impamvu mbifata gutya ni uko mesaje ziza gutambukaho uburyo abantu baza gushyiraho ibintu ku mbuga nkoranyambaga, byanze bikunze hahuriraho ababi n'abeza, byanze kuzahuraho ibintu. Rero ikintu cyo gutwika mbonamo harimo abashaka kugira bakurikirana benshi, rimwe na rimwe ugasanga baramwibeshya. Ntabwo kugira bagukurikirana benshi binavuga kubona amafaranga. Ubu dufite ikibazo cy'abana n'urubyiruko, yewe n'abantu bakuru bafite ikibazo cy'uko bazwi cyane, izina riremereye ariko ritaremeranye, ritangana n'ikibitse mu mufuka wabo. Abantu bagiye bifuriza abandi, abantu bagiye bagira uburyo bafasha bandi guhindura imibereho. Hariho ababishyurira mu buryo buri direkite, hariho sosiyete nyinshi ntabwo zibabwira kare, ariko ubu ngubu ufite abantu bagukurikirana, ugasanga ubaho wumva utatega moto, ubaho wumva utabaho ubuzima kandi udafite n'ubuzima. Yewe harimo n'abarika akazi. Mbona rero ko gutwika ni naho ngira ngo n'amategeko ahita aziramo. Dufite amategeko kugeza ubu ngubu, amategeko arebana n'iby'ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga n'ahana ntabwo arakingira. Gukingira navuga kurinda uwakureye umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga arindwa n'iriho itegeko, uretse irihari gusa riri mu itegeko nshinga ry'uburenganzira bw'umuntu bwo gutangaza icyo ashaka. Bifata nk'aho imbunda zimanitse ku misozi, kubera ko abaturage iyo bagiye gukoresha za mbunda zirasana biteza ikibazo. Rero aba-influencers icyo tuvuga ni amategeko ahari, n'abatwika gutwika nabibeshya ko nta mategeko, kuko amategeko arahari kandi aranakorera. Iyo ibyo zino kuvuga ngo ni umu-influencer, niyo ushaka guhindura sosiyete ijyana ku kintu kibi, byanze bikunze amategeko code penal bikureba. Niyo rero mbona ko ibi byo gutwika, ibi byo gutangaza mesaje abantu batahagazeho, iyo abantu bashobora kuvugana bagatukana, bishobora kubajyanisha muri cya kintu cyo kuvuga baramenyekana cyane, ariko se baramenyekana neza. Hari abo byagizeho ingaruka cyane, ugasanga arazwi ariko azwi mu bibi. Wamuha akazi, aho ageze nyine agaragara gutyo, abantu baramwitaza, ataha ubukwe abantu bakagira impungenge. Niba ari umukobwa kumurambagizaho biragoye, niba ari umusore bamuziriza ibintu gusa. Ikindi inseze y'izi mbuga nkoranyambaga, aba bantu bashyizeho abafite ibyuma n'amarobo n'ibiki byose bigenga twirirwa dukoresha ibikoresho byabo dukoresha, biravuga ngo umukiriya ni nawe product. Yewe rero ndaza gushyiraho ubukwe naraye nteyi, serivisi zaza gushyiraho waraye baturishije. Ndaza gushyiraho ubukwe bw'umwana wanjye, Shakira baza gushyiraho nawe yaraye asabwe. Ni ukuvuga ni abantu baje kureba mesaje, baza gusura uburyo sosiyete zikomeye. Iyo hajemo rero ababeshya n'abagira uburyo bwo gushyiramo ibyabo bwite ku nyungu zabo bwite, aho niho yakode penali zitinda. Ntabwo mvuga ko nta mategeko ahari nakingira nk'uko navuga mbere y'amakuru ikarita mu buryo bwo kuyankingira, bwo kwibiterwa n'inzego na code penali direkite, ariko kuvuga ngo ntabwo waha uburyo bw'isanzure. Nkeka ko kubirinda bigoye ukurikije uburyo imbaraga zifite kandi ukurikije uburyo bwa buri muntu bwo gutangaza afite. Ntawe ukumiriwe uretse iki cy'imyaka, harimo rimwe abashyira amategeko y'imyaka no mu Rwanda bagiye gufata ko mu cya 16 ntabazikoresha itegeko ririmo, kandi ubona ko hari gahunda kubona rizatorwa. Mbona rero ko icyo bavuga cyo gutwika nanjye ndacyemera ko ari ikibazo muri uru rubyiruko, cyane cyane ko bizagiraho ingaruka kumenyekana. Nta mafaranga bafite kubaho bijyanye n'uko bamenyekanye, abateganya tengeri ndabagenda guhinga muri sosiyete nyinshi ku wundi. Ariko none kubera iki nubwo biri uko ukose ababandanya gutwika bajyana yo maplanki babandanya kongerekana, kabone ko hariho n'ababa babihaniwe ariko bidatuma ba bantu bagabanuka, ahubwo bikomeza umurindi. Nabibeshya hari n'abantu ari bashyashya, izi mbuga nkoranyambaga ziraga nta myaka icumi zimaranye, Twitter n'imaze igihe na Facebook, ariko izi nka nshyashya za TikTok, izi za Instagram nta myaka 15 kirazimarana. Iyo urebye rero umurindi ziriho, harimo abaza ari bashyashya,
harimo abazinjiramo nyuma, harimo abuzuza imyaka bakabasha gutuma amatelefone nyuma. Urabizi ko ibihugu byacu byose urubyiruko ruri hafi ya 60% ku ijana, 65%. Urumva rero kugira urubyiruko rwinshi rwuzuza imyaka yo kuza kuri izi mbuga nkoranyambaga, tukagira n'abantu benshi bashyashya n'amatelefone, ku buryo amatelefone agenda agera hose na interineti igera hose. Abenshi mpamya ko harimo abaza ari abashyashya. Natwe byigeze kuba cyane mu Rwanda, byigeze kuba bibi cyane, abantu batukana, abantu barahinduye amazina, hari cyangwa bullying mbi cyane. Rero mbona ko uko iminsi igenda ishira, nibyo hashobora kuza umubare mushyashya w'abajemo batukana cyangwa se bagira ibyo gutwika mu buryo bwo gutangaza mesaje zibangamiye abantu, cyangwa se nabo ubwabo babivugana cyangwa se batayivugana. Ariko mbona ko dushingiye ku mubare mwinshi w'urubyiruko rwinjiramo interineti igera hirya no hino, ibihugu biri kurwana n'uko byakwirakwiza umuriro hirya no hino mu byaro. Abo bose ni ababa baza abashyashya baza ku mbuga. Urubyiruko rwaho hari abana baba barangije amashuri, bizahora bibaho, hazahora haza abashyashya. Niyo mpamvu ngira ngo habaho gukumira buhoraho, nabwo habaho amategeko y'ibyo ugasanga ko mu Rwanda ngira ngo difamasyo yaguye mu mategeko, ariko haza ububasha bidakora. Kandi iyo urebye usanga rimwe na rimwe uri nk'umunyamakuru ushobora kubona hari aho ibangamiye ubwisanzure, ariko nanone wareba muri sosiyete mu buryo bwa rusange ukabona ko nanone hari aho icyenda ry'ibibazo biba byabereye kuri izi mbuga nkoranyambaga. Ego Maître Jean Paul, ngira ngo wabyumvise, abantu 200 barenga bamaze gufatwa bazira ibyaha bakoreye ku mbuga ngurukana bumenyi, ni benshi. Ariko kandi nk'uko ahejeje kubivuga Joseph, avuga yuko abo bantu baza bamwe baraza bapfuye gukurikira atanumenyi bafise. Ibi bintu mwebwe nk'abanyamategeko mubisigura gute? Wenda ku kijyanye n'uko tubona imibare igenda izamuka y'ababigwamo cyangwa se ababikurikiranwa ko bakekwaho kuba barenze imirongo iriho cyangwa se bakoze n'ibyaha, nk'uko na Joseph yarabikomojeho, nanjye ndemeranya nawe ko hari ikintu kijyanye n'uko hari kuzamuka, gutera imbere, kuko ibingibi bikoresha ikoranabuhanga cyangwa se izi mbuga nkoranyambaga. Uko umubare w'abakoresha telefone z'amasmartphone, z'ababasha kubona interinete, z'ababasha kugera kuri iryo koranabuhanga wiyongera, niko n'abashaka gukoramo amakosa biyongera. Icya kabiri, hari ikintu kijyanye n'ubushobozi. Ku rundi ruhande, kwiyongera k'ubushobozi bw'ubugenzacyaha kubasha gukurikirana buri kintu cyose kiri gutangazwa, kugira ngo noneho ahabaye amakosa nabo bahite babimenya. Iyo nayo ni indi mpamvu ishobora kuba yatuma bizamuka, cyangwa se umubare w'abakurikirana uzamuka. Ariko hari n'ikindi kintu kijyanye n'amikoro. Urabona turimo kugenda ni ku isi yose, ubona ko ibibazo bijyanye n'ubukungu bigenda biba ikibazo gikomeye cyane. Hari ubushomeri, ariko nuko abantu babona koko kugira ngo babashe kubona, umuntu abashe kubona icyo gukora kimutunga, bigenda bibingora abahizi. Umuntu ashobora gukora channel ya YouTube agakoreraho amafaranga, urumva, kandi abantu bafite ibibazo by'ubushomeri n'iki bahita bihutira kujyayo kugira ngo babone amafaranga, cyangwa se nuko baba babonye izo views nyinshi bahita bajya gutangaza. Rimwe na rimwe rero harimo igice cy'abantu bashyiraho ibintu byinshi birimo n'amakosa cyangwa se ibyaha, kubera ko nyine bafite iyo nyota kugira ngo babashe kugera ku mafaranga. Ariko no mu kindi kintu cyabizamuye, ubona wenda reka ndebe no mu mwuga w'itangazamakuru, noneho naryatangazamakuru by'umwuga. Mu myaka ishize naho ndeba mbona igice kinini cy'abanyamakuru twari tuzi bakorera ibitangazamakuru cyangwa se n'ubu ngubu bakibikorera, agiye afite n'akandi kantu hirya ku ruhande. Yanabaye n'umwinfluencer, cyangwa se afite n'urwo rubuga, cyangwa se afite n'iyo channel atangazaho ibintu. Rimwe na rimwe bijya atanatangaza kuri radiyo aho akora, cyangwa kuri televiziyo, cyangwa ibitangazamakuru akoramo akajya kubitangaza byo. Ni nabanda kumva neza umenyesha makuru aragenda kuri televiziyo cyangwa kuri radio agakora umwuga neza ukurikije amategeko, ariko akaja ku ruhande noneho aha ashobora guca iruhande ya mategeko yamubohera kuri televiziyo cyangwa kuri radio akavuga ibindi. Yego rwose birahari, ingero zirahari. Kubera iki? Kubera ko buri igitangazamakuru akorera gifite umurongo kigenderaho, hari ibyo kitamwemerera gukora. Icya kabiri, ibintu biri butambuke ku gitangazamakuru ni ibintu byo bibanze gushungurwa, bahafite abagenzuzi cyangwa se ba chief editor bagomba kubanza kureba n'ibyo bintu byujuje amahame. Ariko kwa ko yacana nta wundi muntu urabishungura, nta wundi ujya guteho akagenda agakora.
bagasimburaho bagashyiraho gatangaza nkundira nkundire gato nkundire tuje kwa Joseph urumva ibi bintu byuko arabamesha amakuru nabo kubera amaronko baca iruhande y'amategeko azi neza bagenga ko ni wa wundi nyene akora ngaho ku radio akuri kuri ya YouTube izwi kandi gengwa n'amategeko yitangaza amakuru ariko akazunguruka akagenda handi hantu gushikiriza ibintu bitajanye n'amategeko kubera azi yuko atawushobora kumufata ivyo mwebwe mwitangaza amakuru mubibona gute icyaha kiraduhama cyane rwose kuko ariko nkeka ko ibyinshi biterwa n'ubukene buri mu itangazamakuru turacyafite ibinyamakuru byinshi kugeza bitabasha guhemba n'ibihembo bikaba bihemba make cyane ku buryo rero abanyamakuru yaka ikarita n'umunyamakuru kugira ngo imurinde nk'umunyamakuru agire ibyo zina nk'umunyamakuru ariko ugasanga nanone arashinga n'akantu ku ruhande ariko ari bukore hatubahiriza amahame n'amategeko y'ibindi. Urakoze reka dusubire kwa Jean Paul komeza Jean Paul nisho nashaka kugira ngo umesha makuru Joseph nawe adufashe yumve yuko n'abanyamakuru b'umwuga hari habafisemwo uruhara muri uko gukora nabi kw'aba influencers. Yego rero ibyo ngibyo binatuma rimwe na rimwe mu gukurikirana aba bantu hari naho bijya bigorana kubera ko buriya tuvuge nko ku banyamakuru kuko bafite itegeko ribagenga bafite amahame agenga umwuga w'itangazamakuru hari n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura kuko mu Rwanda dufite icyitwa ukwigenzura kw'itangazamakuru cyangwa se media self regulation bikorwa n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura ariyo Rwanda Media Commission. Iyo umuntu abikoze ari umunyamakuru ingorane tujya duhura nazo wenda urasaba uti uyu muntu nabibazwe mu rwego rw'itangazamakuru ko ari umunyamakuru noneho akabicaza cy'aho n'umuntu abikoze ari umunyamakuru ariko ibintu yakoze ugasanga ntabwo yabikoreye mu gitangazamakuru yabikoreye harahiri ku buryo mu byo Joseph yigeze gukomozaho hari umushinga wo kuvugurura politike y'itangazamakuru hagamijwe mu by'ukuri no gushyiraho umucyo mu kumenya ngo ninda tuzita umunyamakuru nibyari umunyamakuru azabazwa ibyo yavuze cyangwa yatangaje yabikoreye mu gitangazamakuru cye cyangwa se hanze y'igitangazamakuru cyangwa se ni ngombwa ko tubatandukanya ni ngombwa ko Siriyake wa BBC abazwi ibyo yashyize kuri social media cyangwa se byagenda gute ariko ni ibintu bibona ko bikenewe wenda iyo politike y'itangazamakuru ntako gucira mu ijambo Jean Paul ibintu biratomoye twebwe nko kuri BBC turiko turavugana warutanze akaro nka Siriyake nuvuga ko Siriyake muhabonayo urubuga rwiwe rwa Facebook urubuga rwiwe rwa TikTok cyangwa urubuga rwiwe rwa Instagram naho rutandukaniye n'urwa BBC byo nkoze bakanuna ni Siriyake no kuvuga yuko babona ko ari Siriyake wa BBC ari niyo mpamvu batwihaniza gukora ibintu bitandukanye ngo nuko gusa turi ku zindi mbuga zitari za BBC. Mu Rwanda ho ntabwo ariko bimeze kuko hari ibiganiro byinshi byagiye bibaho byo kumenya ngo bigende gute ndetse ndibuka ko kimwe mu bintu abantu baba barimo baraganiraho muri iyo politike iri muri gakorwa y'itangazamakuru ndetse n'amahame avugure y'umwuga w'itangazamakuru harimo ko icyo kintu cyahabwa umurongo kuko wambugani nk'uko bivuze biragoye gutandukanya Siriyake nka Siriyake tubona ku mbuga nkoranyambaga na Siriyake w'umunyamakuru wa BBC ndetse nunagira ikindi kintu ukurikiranwaho niyo cyane cy'ubuzima bwawe bwite busanzwe badavuga ngo umunyamakuru Siriyake yafashwe yafunzwe niko bimeze rimwe na rimwe binatuma burya bigaruka no mu maraporo byo bari kuvuga ngo hafunzwe abanyamakuru runaka ngo hafunzwe aba social media influencers abangabo uyu mubare hari igihe hazabona imibare y'umuntu wenda unafunze ko yakubise umugore we cyangwa se yagiye mu kabara akanywa akananirwa kwishyura icyo kikaba ari icyaha bakakimukurikiranaho ni ngombwa ko wenda amategeko yacu nayo yuko abigenga kugira ngo habeho ikintu cyo kubishyiraho umucyo kuko ubu ngubu abantu babifata uko bishake nyamara bigira izindi ngaruka nyuma hari iby'umunyamakuru cyangwa se uburyo umunyamakuru ashobora gutwarwamo bitewe n'uko hari amategeko n'inzego zigomba gukurikizwa iyo ari umunyamakuru ukurikiranwe ndetse n'uko undi muntu wese wundi utari umunyamakuru agomba gufatwa n'uko agomba gukurikiranwa kuko bitandukanye rero nabyo bigira ingaruka akaba ariyo mpamvu mvuga ko ku rwego rw'amategeko hakirimo akantu ko kuvuga ngo ese twabigenza gute twabisobanura gute kuko ndibuka ko wenda nko mu bintu byitwa UPR cyangwa se bino byita Universal Periodic Review uburyo ibihugu bigenda bisuzumana hagati yabyo uko byubahiriza uburenganzira bwa muntu u Rwanda bajyaga baruha imyanzuro cyangwa se rekomandasiyo zo kuvuga ngo nimusobanure neza
icyo umunyamakuru ari cyo mu mategeko yanyu kugira ngo abantu bose bakagombye kuba barimo bibonemo. BBC gahuza miryango i Bukavu ni kuri FM 102.2. Shakira, turiko turasozera kino kiganiro. Mu vy'ukuri twemeranije yuko mu mwuga wanyu hariho abantu barenza urugero. Hari n'abantu bakoresha n'imvugo novuga itajanye n'imico n'imigenzo ya Kinyarwanda. Novuga ni gusevya igihugu. Mbega hoho murafise aho muhurira kugira ngo murabe hagati yanyu mwinegure muvuga muti ibi bintu birakwiye guhagarara. Ubundi aho ngaho iyo wageze kuri urwo rwego rwo kuvuga amagambo ateye isoni koko n'undi muntu yumva kumva ayo magambo ateye isoni, uba wamaze gutandukana n'indangagaciro zawe cyangwa se indangagaciro z'igihugu cyacu. Ntabwo bikwiriye rero ko we wafata kamera kubera amarangamutima yawe ufite izo saha cyangwa se kubera ibyiyumviro byawe ufite izo saha ukumva ko ugomba guhaguruka ukajya ku gihugu ukagisebya cyangwa se ukakivuga nabi. Ntabwo ari byiza. Rimwe na rimwe abenshi babikora bashaka ngo bamenyekane cyangwa se bashaka hiti. Ariko uremeza ko bibaho, ariko uremeza ko bibaho kwayo majambo avugwa, urabyemeza? Biriho cyane, ndabyemera 100%. N'ingero nyinshi zirahari, amavideo arahari, rwose turabyemera ko bihari. Ariko nanone ntabwo twabitiza umurindi ngo tubwire societe nyarwanda cyangwa se abadukurikiye ko ari byiza. Ntabwo ari byiza, ntabwo ari uburere, na nubwo biba byiyubashye cyane ko wowe nyiri kubivuga ayo magambo byanga bikunde arakugarukira. Nutangaza amagambo mabi ari kuva mu kanwa kawe nuzakureba zakwita umusazi. Ntabwo ingingo yose ugiye gusobanura isobanuye gutukana cyangwa isobanuye gusebanya. Shakira nshobora kuvuga ikintu kitari cyiza ushaka kunsubiza, ni byiza unsobanurire nyine mu ndangagaciro ziboneye ariko utansebeje cyangwa se ngo unuke, sibyo? Nimba ubonye ikintu kitagenda nibyo urakibonye ntabwo kigenza, ariko ntabwo igisubizo ari ukuvuga nabi no gusebya ngo kugira ngo abantu babanze bakumve. Ababikora rero abenshi usanga n'ubundi ariko mwebwe n'akazi uko umuntu agusebya abantu bakaza gushungera ku mbuga hwane bareba uko muriko muratukana, wewe ku mutima uvuga uti amahera arinjiye. Ntabwo ari bose babifata kimwe, keretse ababikinnye nka Planka. By the way, abantu babanze bamenye ngo social media yica amarangamutima y'umuntu, yangiza umuryango, akakwicira inzira zawe, akakwicira n'ahazaza hawe ndetse n'abazagukomokaho. Mbere rero yo kuvuga ngo ugiye gukoresha social media mu buryo bwo gusebanya no gutukana cyangwa se no kwandagaza abandi, banza wihereho uriya muntu ugiye kuvuga nabi, uriya muntu ugiye gusebya, kameme ndamwicira umuryango, ndamwicira abagukomokaho, nafite ababyeyi, afite avuka. Kandi nanjye rero nyiri kubivuga nawe hari icyizere utakarizwa muri rubanda. Ukuri kose siko bakuvuga, ariko ukuri kuvuge ariko kurimo ikinyabupfura kiboneye. None Gashakira, iburi kuravuga ko ari ibintu byiza cyane, murafise aho muhurira mukabisubira mukinegura mukaraba uko mukora uyu mwuga. Ikibazo kiriho usanga abantu bakoresha social media zo mu Rwanda bameze nk'abahanganye badahura ngo banaganire, ngo bagirane ubusabane, babungurane ubumwe, bungurane ibitekerezo ku bigendanye n'akazi bakora. Hari n'ikindi kintu mwavuze cyo kuvuga ngo abantu bakoresha itangazamakuru mu buryo bwemewe bafite n'ama YouTube channel bakoreraho, uzasanga ahubwo twebwe dukoresha social media twigenga, ari twebwe bita abaparapazi cyangwa se aba influencer, ari twebwe twivanga mu kazi kabo. Sinzi nimba icyo kintu cyumvikana. Usanga ari twebwe tubinjirira mu kazi, ugasanga ni twebwe tubinjiriye mu kazi kabo. Urugero, aratangaza inkuru, namara kuyitangaza ngewe nyibone yaciye kuri televiziyo, ni inkuru yafashe umwanya we ajya kuyifata, ajya kuri tere, inkuru arayifata, ivuganye n'abaturage. Ngewe noneho wicaye hano utegereje ibyaje imihanda, utafashe umwanya ngo njye kuri tere, ngewe ndagiye noneho ngiye guhinyuza ibyo yakoze, nerekanye ko ibyo yakoze byose ari ubusa. Icyo gihe rero abenshi kubera ko atazasubira kuri televiziyo ngagenda asobanure, ukaja gutwika, ngagenda asobanure, nawe bizamusaba kugira ngo abantu isi kugira ngo imutakarize icyizere nk'umunyamakuru mubi. Kandi koko rubanda twebwe ibije byose turabyakira, ntabwo dusobanukirwa ngo iki ngiki kimeze gute. Wibuka akora kuri televiziyo ariko twebwe turi kumwangiriza izina duciye kuri YouTube. Nawe rero icyo azakora, azafungura YouTube channel aza gusubize
aza gusubize cyangwa se yifashisha ikindi undi munyamakuru cyangwa se undi mu influencer ukoresha YouTube aze yicare kuri channel ye agusubize mutangirira aha ngaho bavuge ngo yabaye umunyamakuru mabi nyamara kwihangana nicyo cyamunaniye igihe wowe wamwinjiriye mu kazi. None Shakira ko wowe amajambo uri kuravuga ni meza cyane. Ubwo uri wa wundi avuga ati ibi mvuga nivyo nkora canke uri muri babandi bavuga bati murumva ivyo mvuga ntimuravyo nkora? Hoya ntago ariko meze nje muri societe nkeka ko no kugira ngo mungirire icyizere mwabanje kusura urubuga rwanjye nje ahubwo social media nyikoresha gute igihe ndeba hari ikintu kitari gusobanuka neza hari umuntu bari kurimira hitaka n'abanyarwanda bankurikirana babyumve YouTube channel yanjye ni Shakira mbona bihita njewe iyo mbonye ikintu kitari cyiza hari umuntu uri kurengana cyangwa se hari kuri bari kubyiga bari gutsikamira njewe nicaramo hagati ngababwiza ukuri kw'ibyo ndi kubona nkurikije aho byahereye naho byageze nago breaking inkuru kubera ko ibyinshi biza ku mihanda n'ubundi niyo mwaba mwabigambanye muri babiri ngiye mbicaramo hagati ngababwira wowe wakosheje cyangwa se wese wakosheje ntago bikwiye rero ko abantu bicara bagakora planka y'ibintu babona ubwabo bitagendetse cyangwa se bidafite n'icyo byigisha society ni twebwe ntangarugero bagomba kureberaho kubera ko nimba ngiye mbyutse mu gitondo nkaza nkambara ubusa isi yose ikabona ubwambure bwanjye kandi bakankomera amashyi ngo uriya mwana yarateye neza nihabeho guhana Shakira wambaye ubusa hari undi uri inyuma mutoya nawe uzavuga ati Shakira se ko yabikoze nibamuhane nanjye reka mbikore nimba tukibona umuntu yitereka kamera gatuka umuntu akamwandagaza akandagaza umugore wakanaragaza abana ribu nigire ikibikoraho mujye mutekereza ko hari undi nawe uri inyuma uzaca mu izina ry'umuntu runaka kandi ufite societe akamaro akamwandagaza koko akamushyira ku karubanda kugira ngo nawe amenyekane kuko nuri yarabikoze biramuhize nimba ufashe Shakira ukamwandagaza ukamwita amazina ataraye ukamwandagariza umugabo ukamwandagariza abana ukabishyira kuri social media njye uri kunyicira izina wowe uri kwishimisha nibyo ariko noneho reba wa mwana wamvutseho azamera ate azakura ate aho yiga bimeze gute inzego zibireba rero umuntu nabagereho azanye icyo kirego mujye mumwakira kubera ko abafashije kubaka abasigaye kuko nuha n'umuntu mumujijije umunwa we yavuze amagambo atari meza uriya mukamuhana mukurikije ko yambaye ubusa kuri muri societe undi mukamuhana ko yatangaje ibihuha nawe utangiye cyangwa se ushaka gukoresha social media hari umurongo narengwa uzavuga ati ikintu yaragihaniwe nanjye sinzagikora. Urakoze cyane tuko turasozera ikiganiro Joseph nawe urumvise amajambo meza Shakira avuze yo kwinegura ngira ngo nawe rero wogira ico shikije mu minota mike cyane nk'itatu kugira ngo abakora n'uyu mwuga bashobore kuwukora neza uhishema u Rwanda ntuze konona isura y'abari muri ico gihugu. Mbona ko societe zizaba nziza mu myaka izaza nizabasha kwimiriza uburyo bw'ikoranabuhanga uburyo bw'imbuga nkoranyambaga mu buzima bwabwo bwa buri munsi habe muri politike habe mu mibereho habe n'itangazamakuru kuko nemera ko rifasha cyane ngo turi kuvuga ku bibazo bishobora gutera. Ikindi ni uko hakwiye gushyirwa imbaraga mu kwigisha icyo bita media literacy mu abaturage bakigishwa gutanga amakuru uburyo bwo kuyasakaza uburyo bwo kuyakwirakwiza uburyo bwo kuyasangira bwagombye kuba bworoshye kandi bwihuta rero umuti ni imbuga nkoranyambaga. Ikindi ni uko hagombye kubaho uburyo zahabwa umurongo ntabwo mbona uburyo umwana ufite channel nziza yinjiza bagiye hamwe mu nguzanyo iyo channel yayizamura muri minsi irahari hari banki zatangiye gutanga inguzanyo ku rubyiruko rukoresha izi social media ariko bikwiye gukwira bikaguka bikagera no hirya no hino abantu bakazizera. Ikindi ni ugukosora itangazamakuru ryacu. Izi mbuga nkoranyambaga zaje mu izina ryo gutanga amakuru ariko se abanyamakuru duhagaze gute n'imikorere yacu n'uburyo bw'umwuga dukwiye kwicara hasi mu buryo bwacu bwo kwigenzura tukareba ikinyamakuru kiba cyujuje iki umunyamakuru aba yujuje iki kugira ngo mu Burayi aho ibinyamakuru byatangiye kera cyane izi mbuga nkoranyambaga zije hari abanyamakuru bakomeye bahise basezera mu kazi kabo ubwo basabwaga ko umurongo w'ikinyamakuru niwo bazanagenderamo bari ku mbuga nkoranyambaga zabo. Natwe rero hakenewe ko habaho uwo murongo. Ikindi ni uko hakwiye kubaho ababikora kinyamwuga n'abitangira amakuru. Harimo umwana rero rwose ukabona niwo mwuga we nta kindi akora arazinduka akajya kuri TikTok arazinduka akajya kuri YouTube arazinduka akajya kuri Twitter uwo rero atandukanye na wa muntu uzazaho
kwirebera amakuru bisanzwe cyangwa ntagashyiraho ibimureba wa muntu asa n'utunzwe n'uwo mwuga niko tukavuga babigize umwuga. Rangiza. Ibindi byo ni amategeko ntabwo azahana abantu bose, kugira ngo umuntu akwiye gutungana n'izamu rye akareba itegeko akareba icyo rivuga, ariko nta ringaniza ribaho mu byaha no guhana, ariko iyo umuntu yahamye aba barukwe. Navuga rero ko abantu bakwiye kwitwararika ku mategeko mu buryo bwa buri munsi. Reka tubandanirize kwa Jean Paul, nawe two twarangiza, urafise iminota 3 yo kurangiza, utange impanuro uko aba influencers ari bo ba influenceurs bo byifatamwo kugira ngo baronke n'ivyo umugati, ariko kandi bakurikize amategeko ntibagire uwo bahutaza. Icyambere mvuga ni cyuko bakwiye kumenya ko ubu burenganzira bwo gutanga ibitekerezo ari uburenganzira bwemewe ariko butarumbuye, bufite aho bugarukira. Nibyo hariho ubwisanzure, ikoranabuhanga ryaraje, izo mbuga zirahari zirabasha kubaha amafaranga, ariko bamenye ko ibyo batangaza bishobora gutuma bisanga mu maboko atari ayabo. Icya kabiri gace kijya guhura n'icyo ngicyo ni ukwihatira kumenya amategeko mu by'ukuri, kuko mu mategeko twere tugira ihame rivuga ko ntawe ushobora kwireguza ko atarazi ko ikintu kikibujijwe cyangwa se ari icyaha. Umunsi wakoze ikintu ntabwo uzi bakakigukurikiranaho, ntabwo uzavuga ngo sinabizi ko ari icyaha. Rero ibyo ngibyo bituma umuntu wese agomba gutekereza ko agomba kumenya amategeko y'ibintu arimo, kugira ngo ejo atagira ibyo asitaraho bikaba byamuhitana. Nibyo koko ushobora gukurikira amafaranga, ugomba kuyashaka, ariko se ninde wavuze ko amafaranga agomba gushakishwa abantu bakora ibintu bibi? Hari abantu ubona koko bo aba influencers bafite content batangaza, ariko ugasanga content batangaza rwose nta muntu n'umwe afitanye ikibazo na kimwe, kandi ayo mafaranga barayabona. Ni ukuvuga ngo no gukora kinyamwuga ubwabyo ni content bishobora kukuzanira amafaranga. Content iri professional ishobora gutuma ubona amafaranga. Ikindi rero navuga ni ku banyarwanda bose muri rusange, abantu bihatire kumenya imikoreshereze y'izi mbuga ndetse no kumenya gusungura, ntibakamire bunguri ibintu byose batangajwe, kuko byose uko bitangazwa siko biba ari ukuri. Ubwo rero nkavuga ngo nawe twese abanyarwanda twihugurire kumenya imikorere y'ibi bintu bijyanye n'izo mbuga nkoranyambaga, kuko niho amakuru aba aturuka. Jone naho mbona ubushakashatsi bwagaragaje ko ngubu muri Kenya isoko ya mbere y'amakuru ubu yabaye izi mbuga nkoranyambaga. Ubundi ibihugu byinshi byo muri Afurika wasangaga source of information cyangwa se isoko y'amakuru ya mbere ari radio, ariko ibyo byabaye muri Kenya byerekana iminsi irimo iragana ku isi hose abantu bari gukura amakuru mu mbuga. So kuyakuraho gusa abantu batanguye kuza bemera ikintu cavuze ku mbuga hwanira. Muri gihe rero aba influencers batanze inkuru zitarizo, ni ukuvuga ko abantu bashaka kwemera inkuru zitarizo zikazana ingorane mu gihugu. Yego cyane rwose, ari nayo mpamvu nari ngiye kujya no ku cyanyuma wenda umuntu ushobora kuba yanasaba leta cyangwa se guverinoma ko hakomeza kujyaho imbaraga no gukora ibiganiro bigamije kukureba uko nubwo izo mbuga nkoranyambaga zihari zirimo zirakoreshwa, ariko imirongo ihari, amategeko ahari ari gutuma abazikoresha bazikoresha neza, ariko kandi hanarindwa ko hagira abo byahutaza cyangwa se abagira ingaruka mbi zibageraho biturutse kuko wenda nta murongo cyangwa se n'abantu mu by'ukuri batigishijwe ngo bajye bamenya uko bazajya babanza gufungura bamenye ibyo bemera. Kuko niba dufite umuntu ashobora gutangaza amakuru ashobora gukura umutima abantu cyangwa se ibihuha bishobora gutera imidugararo, abantu bakeneye no kubanza kumenya ko nyine igihe twese twaba nta munyegezi hari ko nimba n'ikintu ndabanza kumenya ikintu ni ukuri cyangwa se si ukuri. Jean Paul, reka ndagushimire, urakenewe cyane kuba witavye kino kiganiro. Murakoze cyane. Shakira, reka ndagushimire kuba witavye kino kiganiro. Urakoze cyane bwana munyamakuru. Joseph Hakuzwumuremyi, nawe ndagukengurukiye. Urakoze cyane, nawe ndabishimiye. Ikiganiro cy'imburi mbano cy'uyu munsi kigaruke ngaha. Ndashimiye abakigizemwo uruhara bose. Ndashimiye namwebwe mwagikurikiranye, nkabasavye imbabazi ku murongo wa telefone utari wifashe neza. Muri studio za BBC i Nairobi mwari kumwe na Seriake Muhawe nayo. Kuri BBC Gahuza Miryango.